bavuye muri kuruwara komeza imbere ndakurebera Courage! Abahungu twegere tureke kurangara. Hari impamvu bakubazorinze. Bakansoriza iriya mugabo. Hari haragiye impaka y'ubusa. Ntabwo nabura tujye hehe? Tujya hirya. Amakuru yongeye nitwa Cyubahiro ngabamvuye muri Easy by Shop kandi nawe uri umukinnyi wa Easy by Shop tugira amazina yawe. Nitwa umutoni magnifique nkaba ndumwe amafatanyabikorwa ba Easy by Shop. None ukiriye ikipe? Nyinira A.P.R Athletic Club. A.P.R nyina atletism y'abakobwa. Nari umukobwa. Okay, none usanze muri uwo mukina hari ababibonye ko twabitira hano mu kibuga ariko ntabwo tuzi ngo wabaye kwanga cyangwa wabimenyere watubwira umwanya wabaye. Hano nakinnye spin 3 ijana magana abiri ndetse na magana ane bose nabashe kwitwara neza nzana imidari ya mbere ya zahabu. Yose watwaye. Hariho n'ubise bavuga gukina A.P.R ariko sinzi niba ari cyangwa A.P.R Athletic Club. None hano turi Nyabihu wabaturutse abana twaturutse hano i Kanombe hano muri dukora imyitozo dutaha niho rutari niho mufite kampu cyangwa mukamugoza niho dufite kampu tuba y'abakobwa yiri ndetse n'iy'abahungu. None rero nyuma yuko murangije umukino iki kintu wavuga cyangwa se n'ikintu wabwira abakunzi bacu cyangwa se abakunzi ba Easy by Shop kuko nawe ufite ibikorwa bacu? Icyo nababwira Easy by Shop navuga ko ari region nziza yo kuba wahahiramo imyambaro y'abagore ndetse n'abapapa haba ari utegura kurushinga kuko harimo imyambaro myiza ndetse n'abasportif. Nanjye kuba nambaye neza gutya ngenda bitesha Easy by Shop. Urabona ko nambaye neza haba hasi ndetse no hejuru ndetse unarebye no mafoto na imyambaro nari nambaye ndimo nkina niyo nabashije kuba nagura muri Easy by Shop. Abafatanyabikorwa banjye bose ntacyo nabashinja kuko bose iriya region nziza kuba wagerayo ugahahirayo nawe wagerayo kandi wahera.
murakoze cyane kandi twishimiye gufatanya namwe mu bindi bikorwa byose kubaba hafi. None uyu mukino warateguwe nande, wateye inkunga nande, wavuga muri makeya? Uyu mukino ni shampiyona y'igihugu muri atletisme, iterwa inkunga haba harimo abafatanyabikorwa benshi, gusa haba harimo ibigo byinshi by'amasiporo, hakazamo na za siporo, ndetse ni kampani nyinshi zishoramo hano. Ahubwo twakwifuza ko twakomeza tukazamuka na region yacu nka izi by shop ikaba nayo yaba imwe mu baterankunga uyu mukino, kuko uyu mukino ni mwiza, urakunzwe, ndetse ni n'umukino mpuzamahanga mwiza cyane pe. Okay, none rero tugana ku musozo. Metero magana inani abana batoya baragiye rwose, 2,500 abasigaye muri tayari. Twese ni uko ujya kubona ukabona hariho ekipe nka APR ikaba ifite senior ndetse na junior. Ni icyiciro senior ni icyiciro cy'abakuru, junior ni icyiciro cy'abana batoya bari munsi y'imyaka 17. Ubwo rero buri discipline igenda ifite senior ndetse na junior. Okay. Twabonye babashikitwa neza muri classement générale. Rero nk'uyu munsi ono waje gukina uri wenyine, ariko byanga uko bisanda bakinnyi mufatanyije ba APR nabo nabashe kubona bose hano, ariko kugira ngo barahari nabo niwe za gushaka tubaganiriza amakuru mikeya, ariko nkawe nibwo tubashe kubona nawe ikintu wabwira abandi bana b'abakobwa batarabashyigikiye ngo baze muri uyu mukino. Ikintu nababwira, umukino nk'uyu nguyu wa atletisme ni umukino ukomera, urakomera pe, ariko ntabwo navuga ngo urakomeye, kuko ikintu cyose washyizemo umuhate burya ntabwo gikomera. Ni umukino mbese usaba kutawujenjekera, iyo wawujenjekeye uragukomerera, ariko iyo wabishyizemo imbaraga zawe ntabwo umukino wagukomera rwose. Ni ibintu byoroshye, ariko ku muntu ufite icyo ashaka n'icyo agambiriye ni ibintu byoroshye cyane. Yego. None umaze imyaka ingahe hano mu mukino? Njyewe igihe cyanjye cyose nakimaze muri football, ino atletisme yijemo no mwaka kuko ushobora n'umwaka wabasha gukina kuri uru rwego tukubonaho. Ubundi ikintu cyose gisaba no kuba ufite abantu bakwitayeho, nk'uko mfite izi by shop kamba hafi, nkagira club ya APR kamba hafi. Urumva kuba ufite abantu bakwitaho, baguha ibikoresho nk'ibyo nkora muri izi by shop, nkagira ibikoresho nk'ibyo mpabwa na club ya APR, ni ibintu byiza cyane, kuko icya mbere ni ibikoresho, icya kabiri ni umuhate. Birumvikana, ariko hagati aho ni iki kintu ubona hari ibintu biba bitagenda neza mu buzima byanga bikunda, ntabwo biba ari 100%. Ikintu wenda ubona ukeneye kibura muri wo kugira ngo ubone iyo support ihagije. Ikintu mbona mbura muri nge, mbese ntabwo n'imbogamizi, nuko navuga ngo kuko baramfasha mu byo bashoboye, turafatikanya mbese muri make. Gusa icyo nakwifuza nuko twabona n'izindi kampani zifasha abana b'abakobwa ndetse n'abahungu ku mikino nk'iyi, bakabafasha bakaba bazamuka. Nkatwe nyine kuba nanjye byaba ari bibi kuba naba mfite izi by shop iri kwamamariza, nkagira n'indi kampani runaka kwamamariza, byaba ari byiza. Ubwo rero mbashiye kubona amahirwe yo kuba nabona n'indi kampani ikaza nayo tukabasha kuba twakorana, byaba ari byiza kurusha. Icyo ushaka gusobanura ushaka wenda mukenera undi muterankunga utari izi by shop, wenda nka hari za MTN na za Rwanda n'ibindi n'abandi bafite ibikorwa bandi muri Rwanda. Okay, ibyo bizagenda biza, ariko mu gihe bitaraza ntabwo wacika intege nk'uko wabivuze, nubwo umaze umwaka umwe, ariko uzamara n'indi myaka myinshi ubikora neza. Ni byiza cyane kuko ibintu byose bisaba umuhate, no kuba ufite ababyeyi nk'abo mfite nka izi by shop bimba hafi, nka APR kamba hafi, ndetse n'ababyeyi banjye nabo bakamba hafi. Iyo ufite support nta cyatuma utagera ku byo wifuza. Ikipe ya APR byose ni iribaha cyangwa mufatanya n'ababyeyi gushaka ibyo mukenera mu buzima? Oya, wumve ko rwose
kuba wageze muri club itugufata nka mama wawe nka papa wawe n'icyo cyose wifuza club irakikumenyera. Twebwe nicyo nacyo kintu kiba nyine ntago byabiguha 100% n'ubundi nkuko umubyeyi akumenyera buri kimwe ariko ibihagije byinshi cyane yarabikoze. Okay, murakoze rero ntabwo tuvugana amagambo menshi ariko mu byo tuvuganye bikeya twishimiye kuba twabona nawe kandi n'ikindi gihe tuzaba turi kumwe nawe twifurije amahoro murakoze cyane namwe. Ikipe magana tano. Rwanda mahirwe erize n'uzi kuraguza umutwe erize rozi kuraguza umutwe agiye kujyamo rore metero ijana magana abiri na magana atatu aba mu ijana ni bande barangiza basubira inyuma barebe none byacu urazi ko mushaka kubasanga bibi cyane kubera umutiku muwo kana ibi mushaka kuba mushaka kubibakorera akakanya cyane rwose mistake uyisoni woshaka gutera amazi mukabona nasoni wewe joy byigeni yize muri kaminuza abinyuma turumvikana tugiye gutangira gutanga ibihembo turagira ngo twihutishe cyane
kubera ko stade hari ibindi bikorwa bigiye kwikorerwamo. Turasaba abakinnyi tuza kujya duhamagara bajye bihuta, tugiye guhera ku cyiciro cy'aba youth hanyuma tujye ku basenior. Metero 100 wabaye wa gatatu Niradukunda Adeline wa club ya Nyaruguru. Yihuta imbere yambara umudari we. Wa kabiri ni Nizeyumukiza Tabita club ya polisi. Wa mbere Uraniyibigena Berenice uko Sina Gerard yakoresheje amasegonda 13 n'ibice 79. Bihute. Wa kabiri Magana 8 uwa gatatu ni Nyirambarushimana Jean d'Arc club ya Sina Gerard. Magana 8 uwa gatatu ni Nyirambarushimana Jean d'Arc club ya Sina Gerard. Wa kabiri Murekatete Marie Odette club ya Sina Gerard. Wabaye wa mbere ni Uwitonze Claire club ya Sina Gerard. Akoresheje iminota 2 amasegonda 6 n'ibice 55. Metero 1500 Gerard. Wa kabiri niyo Mugenga Sandrine club ya Sina Gerard. Mwihute. Wabaye wa mbere ni Tuyambaze Tabita club ya Sina Gerard école primaire Taba. Wa kabiri Ndayishimiye Cedric nawe école primaire Taba. Wabaye wa mbere Igira neza Emmanuel nawe wa école primaire Taba. Metero 3000 wabaye niyo nkuru Marte club ya polisi akoresheje amasegonda 13 n'ibice 23. Wa kabiri ni Niyonsaba Tabita wa Rwamagana amasegonda 12 n'ibice 72. Uwa mbere ni Umutesi Uwase magnifique wa club ya APR amasegonda 12 n'ibice 31. Bihute. Wa gatatu ni Niyonsaba Tabita club ya Rwamagana amasegonda 26 n'ibice 42. Wabaye uwa kabiri Nufitinema Risi club ya Sina Gerard amasegonda 26 n'ibice 1. Metero magana gatatu n'uwiduhaye wa kabiri Nyirabizeye wa kabiri ni Nyirabizeye Imana Diane club ya polisi. Minota 2 amasegonda 16 n'ibice 20. Okay, sawa. Wabaye uwa mbere ni Iribagiza Honorine club ya Sina Gerard. Minota 16 amasegonda 19 n'ibice 70. Uwa mbere uwa gatatu metero 200 uwa gatatu ni Ishimwe Vanessa club ya Kavumu. Uwa kabiri ni Zeyumukiza Tabita club ya polisi. Uwa mbere ni Abizera Sonia Era wa Sina Gerard yakoresheje amasegonda 27 n'ibice 76. Ishimwe Vanessa. Metero
400, uwa gatatu ni Ishimwe Vanessa club ya Kavumu, Igira Adeline club ya Kavumu, uwa mbere ni Abizera Sonia Eri Ero club ya Sina Gerard, yakoresheje umunota umwe n'ibice 26. Muri short put wiga wa kabiri Twizere Angelique wa Nyamasheke, muri long jump wabaye uwa gatatu Muja wa Maria wabaye wa kabiri ufite Marisi club ya Sina Gerard. Okay, tujya tubwira amazina yawe nanone tubwire tubone kuganira nawe. Nitwa umutesi wase magnifique. Nitwa umutesi wase magnifique. Yego. Nk'abantu umukinnyi wa A.P.R Athletic Club. Utwaye imidari igera kuri igera tureko ingano y'imidari igera kuri hafi 3. Nubuhe bwoko? Ni zahabu. Imidari ya zahabu. Yego. Okay, ni byiza cyane kuba wayitwaye. Okay, none se nyuma yo kutwaye ino midari hari ikindi kintu wari witeze utabashije kubona cyangwa se hari ibyo wabonye utatekereza ko wabona? Ibyo nari niteguye kubona byose nabibonye kuko naje ku kibuga hano mbizi neza ariko ndubitsinde. Ni ibintu turuka mu rugo tuzi wowe ugomba kwishyiramo yuko uri gutsinde kandi icyo wikize mu ukiri mu rugo cyakiri ngombwa yuko ugomba kukigeraho. Rero nayo byiteguye ko ndubitsinde. Yego. Byanga bikunda utanye ibyishimo muri wowe ntabwo wababaye? Ndishimye cyane. Okay. Unizere ko ubutaha uzatwara n'ibindi bikombe birenze kuri imidari watwaye. Hano turi ni Nyamata ariko nabonye haraterana ekipe menshi, harimo polisi, harimo A.P.R, harimo na UWALA, na Nyaruguru, na Sina Gerard. Ekipe yabaye mbere ni ekipe yabaye ya mbere. Ekipe yabaye ya mbere. Yabaye ya mbere ni Sina Gerard. Sina Gerard ya kabiri. Polisi dene tuzadukurikira. Nimwe wa gatatu. Yego. Okay, rero reka ndumva twagiranye ikindi kiganiro mbere. Reka dusoze tugane ku musozo. Kano karakanyuma kandi tubifurije amahirwe masa. Murakoze cyane.